byagarutswe kuri uyu wa gatanu ubwo hizihizwaga umunsi wahariwe kuzirikana uburwayi bwa autism mu Rwanda. Umuyobozi wa Autism Rwanda Kamagaju Duquesne Rosine yagaragaje ko kimwe mu bigoye ababyeyi ba mikoro make bafite abana barwaye autism ari ukubona ubushobozi bwo kubajyana mu ishuri. Bisaba ingufu nyinshi kandi ntimugire ngo ni mu Rwanda gusa, ni ku isi yose. Autism ni ikintu gikomeye gituma gisaba ubushobozi bukomeye, gisaba ubushobozi bw'igihugu na leta kugira ngo ababyeyi bafashwe cyangwa abo bana bafashwe. Tuma rero icyo kiguzi kirahari, ni ubushobozi gushyiraho imbaraga kugira ngo abo bana bitabweho nko bikwiye, kuko ababyeyi bonyine ntibabishobora. Ikindi kibazo cyagarutsweho ni ikijyanye n'ihezwa rikorerwa abana barwaye autism bikozwe n'abarimo ababyeyi babo cyangwa abandi bagize umuryango mugari. Diane Uyisenga numwe mu babyeyi bafite abana barwaye autism yasabye ko imigirire nk'ihagarara. Inama nagira ababyeyi n'abantu muri rusange babona ko abana bafite autism ari abana bahejwe muri societe, ni ukubamenyesha ko aba bana barashoboye. Dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye bavamo abakomeye kandi bafite iki kibazo cya autism, nubwo nk'iki kibazo ariko ngiye kuri njyewe si ikibazo. Nabagira inama ko ari abantu nk'abandi barashoboye muri societe, tugomba kubegera. Niyo mpamvu hariho uyu munsi kugira ngo tumenyeshe abantu ko autism ihari kandi ko atari ikibazo gikomeye mu bantu, ahubwo ari uburyo kugira ngo twegerane n'aba bantu tubafashe. Uburwayi bwa autism ngo ni bumwe mu bwo benshi abaturage badafiteho ubumenyi mu Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko ugereranyije no mu myaka yagiye itambuka uburwayi bwa autism bwagiye bwiyongera ku buryo 1% w'abatuye isi afite iyi ndwara. Christelle Uwase, i Kigali.